dutangiye agafilime kacu k'uyu munsi rero batwereka umusaza ari kumwe n'abakobwa be, ako kanya agahita ahindukira akabwira abantu bari bari aho ngaho nimba biteguye amarushanwa. Kombe muri ako kanya rero umusore umwe agahita arebana n'undi mugenzi we bakamusubiza ko rwose biteguye. Ako kanya agahita akomeza kumubaza nimba akeka ko ibi bintu rwose atari byo cyangwa se atari ukuri. Wa musore nawe rero akamubwira ko avugishije ukuri ibi bintu ari kubona ko atari ibintu byiza, ariko ko nta kundi nyine ko bagomba kuba bayakora, cyane cyane ko ari we mugabo ukomeye hano. Wa musore nawe rero ubona ko bagiye kuba bahangana, agahita akomeza kumubwira ko nawe nta kibazo ko ibi ngibi baraza kuba yabivuga namara kuba yamutsinda. Ubona ko rwose bose bari bagiye kuba bahangana. Wa musaza rero akaza begera ababwira ko noneho batangira. Ako kanya wa musore agahita agenda ubona ko yaragiye kuba yatangira. Wa wundi nawe mugenzi we agahita amwifuriza amahirwe n'imigisha mu bintu agiyemo. Wa musore rero nta kindi yakoze, yaje hano rwose ubona ko hari imodoka iriho n'umugozi, agahita awufata. Umusaza nawe agahita amubwira ko noneho yatangira ko nta kibazo. Wa musore nawe rero nta kindi yakoze, yahise atangira kuba yayikurura, ubona ko ari gukoresha imbaraga ze zose. Wa mugenzi we agakomeza kumubwira ko yamubwiye ko rwose ko nta kintu araza kuba yakora bitewe n'uko nta mbaraga nyinshi afite. Wa musaza nawe agakomeza kumubwira ko yakomeza agashyiramo imbaraga cyangwa se ahita amwirukana muri ano marushanwa. Wa mukobwa nawe rero ubona ko rwose bakundanaga, agahita akomeza kumubwira amutera imbaraga ko yakomeza agakora ibishoboka rwose. Umusore ubona ko yari yakoresheje imbaraga ze. Wa mukobwa wundi agakomeza kumubwira ko ari gukora neza cyane, ariko ko nta kabuza umukunzi we nageraho karaza kuba yamutsinda. Wa musaza rero muri ako kanya agahita akomeza kubwira abakobwa be ko nta muntu bagakwiye kuba bafashe kano kanya, kubera ko umuntu uraza gutsinda ko ari we uraza kuba yabegukana. Umusore rero ubona ko agikomeje kuba yagerageza, agatagira hano akabona biranze, arangije agahita yikubita hasi. Wa musore wundi rero ari kuba yamuseka. Wa wundi mugenzi we ugakomeza kumubwira ko uno mugozi uri kuba wanyerera rwose ko nta kuntu bamutsinda cyangwa se bakurura iriya modoka ngo bayigeze ahantu bagomba kuba bayigeza. Wa mukobwa wundi nawe agakomeza kubwira ise ko yamuhereza andi mahirwe ya kabiri. Ise nawe akamubwira ko rwose amategeko y'uyu mukino azwi, ko nta muntu ugomba kuba yahabwa amahirwe ya kabiri. Wa musore ubona ko rero ibintu bimurangiranye. Wa wundi akamubwira ko yava mu nzira akajya kumwereka rwose ukuntu ibintu bigenda, ubona ko yari yiyizeye. Wa musore wundi nawe rero agahita yigendera hirya ngo agiye kuba yamuhereza rugari ngo agerageze amahirwe. Nawe rero akaza rwose ubona ko agiye kuba yatangira. Umusaza we muri ako kanya agakomeza kwitegereza ku isaha, ubona ko yari afite umuntu rwose ategereje. Wa mukobwa wundi akamubona rwose akibaza ibintu ari gukora ariko ntiyabyitaho. Wa musore nawe rero akaza rwose agafata umugozi ngo agiye kuba yawukurura. Kombe muri ako kanya kubw'amahirwe hagati haza rwose undi muntu ufite ingorofani, ubona ko ari umukozi wo hasi cyangwa se umuntu umeze nk'umusabirizi. Wa musaza muri ako kanya amaze kumubona agahita abyishimira, akabwira bose ko uriya musore ashobora kuba yabatsinda kandi ko nta kabuza nawe ashobora kuba rwose yakwitabira no marushanwa. Wa mukobwa wundi ari kubyumva agakomeza kubaza wa mukunzi we nimba ibintu rwose yabyemera kuriya musore nawe aza muri no marushanwa. Wa musore akamwitegereza rero agahita abona umuntu w'umusabirizi, arangije akamubwira ko rwose nta kibazo cyane cyane ko atamutsinda. Wa musaza rero muri ako kanya nta kindi yakoze, yahise ababwira ko bamutegereza hano akanya gatoya, noneho akagenda rwose akajya kuba yamubwira noneho nawe akaza kuba yakwitabira no marushanwa. Wa mukobwa ari kubyumva, umusaza agahita akomeza kubibutsa amategeko rero y'ano marushanwa ko umuntu araza gutsinda ari we urabasha kuba yakwegukana bano bakobwa be, ariko ko natsindwa rwose ko arahita agenda ntazongere kuba yababona ukundi cyangwa se bahite batandukana. Umukobwa ari kubyumva agahita atungurwa cyane, agahita amubaza ukuntu rwose yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo abibwira umukunzi we. Wa musore akamubwira ko ariko ko atagomba kuba yagira ikibazo, ko rwose ibintu bimeze neza cyane, ko yizeye ko araza gutsinda. Ubona ko rwose yari yizeye ku mbaraga ze z'umubiri yari afite. Wa musaza akaza rwose abegera ngo agiye kuba yabwira wa musore wundi amusaba ko nawe yakwitabira, bakaba benshi rwose ubona ko ari byo byabaye byiza. Arangije akaza agahita abaza wa musore nimba yiteguye, ubona ko rwose bari baziranye. Wa musore nawe rero akitegereza hirya, sinzi ikintu yari ari kureba, agahita amubwira mu marenga ko rwose yiteguye. Wa musaza nawe akamubwira mu marenga ko bagenda, noneho barangije bagahita baza. Umusore akagenda rwose ku bandi basore ngo bari mu marushanwa. Wa musaza nawe rero akagenda agasanga abakobwa be. Wa musore rero wari ugezweho hagati akomeza kubaza uno musore wundi nimba yiteguye kuba yahangana nawe. Wa musore akamwihorera. Uno musore ubona ko atangiye kuba yamurakaza, akamubwira ko yamusubiza ikibazo rwose mubajije. Wa musore muri ako kanya ubona ko yigiraga amagambo makeya. Wa wundi agahita akomeza kumubwira ati reka rero ntekereze, bitewe nuko niko kubona kano kanya wasanga uriya musaza yagusezeranyije ko araza kuba yaguhereza isahane y'ibiryo, ubona ko atangiye kuba yamusebya. Wa musore ubona ko yicecekeraga. Wa wundi agahita amurakarira cyane, agiye kuba yamukubita. Wa musore agahita amufata. Abo ngabo ariko bamwitegereza akamubwira
akamubwira ko atagomba kuba yamukoraho cyangwa se atagomba kuba yamukorera ikintu na kimwe, ko nimba yizeye ku mbaraga ze ko baraza kuba babibona rwose narangiza no marushanwa. Wa musore ubona ko atangiye kuba yamurakarira cyane, wa musaza akamubwira ko noneho ari we wari ugezwe ko yagenda rwose agakomeza. Wa musore muri ako kanya nta kindi yakoze, yahise aza rero agafata wa mugozi ubona ko ngo yaragiye kuba yabereka ko byanga bikunda ari ukomeye cyane, agakoresha imbaraga ze zose yari afite, akagenda ubona ko rwose yaragiye kuba yahagera ahantu bari bumvikanye wa mukunzi we cyangwa se wa mukobwa ari kuba yamutera imbaraga amubwira ko rwose yakomeza ko agiye kuba yahagera. Wa musore nawe rero akaza rwose ubona ko hari kubura akantu gatoya, agahita yikubita hasi ubona ko rwose byanga bikunda hano hantu cyangwa se umugozi wari uri kuba wanyerera. Wa mukobwa ubona ko ahise atungurwa cyane, wa musore akamubwira ko bidashoboka ko yarenga hano, ubona ko rwose yari ari kubabara cyane. Umusaza nawe rero nta kindi yakoze, yahise amubwira ko aka kanya nawe atsinzwe, kahise ava muri ano marushanwa. Wa mukobwa akagenda amubwira ko rwose bidashoboka, ubona ko atabyumva ko rwose hari kubura akanya gatoya ngo yatsinde. Umusore muri ako kanya nta kindi yakoze, yahise ahaguruka gake gake agenda abwira wa musore wari umeze nk'umusabirizi ko n'ubundi nawe nta kabuza karaza kuba yatsinda, ko basi we rwose yaragerageje ko yendaga kuba yahagera. Wa musaza nawe rero nta kindi yakoze, yahise abwira wa musore ko nawe rwose ari we utahiwe ko yagenda nawe agatangira kuba yakora amarushanwa. Wa musore nawe rero akaza, abangaba hano bari bagakomeza kuvugana ukuntu uriya musore rwose nta kintu araza kuba yakora bitewe n'ukuntu yumvisha ibintu bimeze, ari no kuba yabimubwira. Wa musore nawe rero kugira ngo abemeze cyangwa se kugira ngo abereke ko afite imbaraga, agahita asubira inyuma gake gake, arangije agahita ashyira umugozi hasi. Abangaba rwose bari kuba bamuseka cyane, ubona ko bageze ngahari agiye kuba yava muri rino rushanwa, arangije akaza imbere ya wa mugozi akawufata rwose. Abangaba bari kuba bamwitegereza, agahita atangira kuba yawukura rwose, ubona ko nta kibazo afite, ubona ko atari no kuba yashyiramo imbaraga nyinshi cyane. Abangaba nabo bari kubibona bagahita batungurwa cyane mu kubona imbaraga umusore rwose yifitiye, ndetse n'abangaba ubona ko batunguwe cyane cyangwa se baguye mu kantu. Wa musore akagenda rwose ahantu bari bumvikanye agahita ahagera, ubona ko adakoresheje n'imbaraga nyinshi cyane. Uno musore ubona ko atunguwe cyane, ari no kwibaza ibintu uriya musore akoresheje, agahita akomeza kwivugisha ko bidashoboka, akabwira wa mugenzi we ko ashobora kuba yabakopeye. Wa mugenzi we akamubwira ko nyine bigaragara ko uriya musore byanga bikunda afite ikintu yakoresheje. Wa musore kuba yabyitegereza hamwe na wa musaza, abangaba rero bagahita baza babwira uno musaza ko batakwemera uriya musore rwose ko yabatsinda, ko byanga bikunda hari ikintu akoresheje. Bagahita bakomeza kumubwira ko babahereza amahirwe ya kabiri bakagerageza andi mahirwe. Abakobwa be rero nabo bagakomeza kuba bamusaba, bamubwira ko rwose bikwiye ko yabahereza andi mahirwe ya kabiri, ko nta kuntu umukino nk'uyu nguyu rwose wagira ibintu nk'ibi ngibi gusa cyangwa se umukino umwe gusa. Wa musaza agahita yumva n'ibyo, akababwira ko agiye kuba yabahereza undi mukino wa kabiri cyangwa se andi mahirwe ya kabiri, ariko ko bagomba kuba bahangana n'uriya musore. Wa musore ubona ko yatangiye kuba yamutinya, agahita akomeza kumubaza ukuntu rwose bahangana nabo. Wa musaza nawe akababwira ko ari impuhwe abagiriye, ko nimba batabyemera noneho ano mahirwe bahaye ko yahita yavanaho. Wa musore wundi agahita yumva rwose nta kundi, agahita amubwira ko abyemeye. Uno musore nawe ari kuba yabyitegereza, wa wundi nawe akabona nta kundi yabigenza, akamubwira ko rwose nawe abyemeye ko ayo marushanwa yandi araza kuba yayakura. Wa mukobwa agahita agenda rwose agahobera uno musore wundi ubona ko bakundanaga. Wa musaza ubona ko atabyitayeho, agahita agenda ababwira ko bamukurikira, noneho akajya kuba yabereka ayo marushanwa yandi ya kabiri. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko amasaha yakomeje kugenda, baraje ahantu hameze rwose nko mu cyumba. Abo basore nabo bakaza, umusaza agahita akomeza kubabwira ko amarushanwa ya kabiri umwe muri bo ariwe ugomba kuba yatsinda, umuntu uraza kuba yatera pompaje nyinshi, ko ariwe uraza kuba atsinze no marushanwa, ko ariwe rero uraza kuba yakwegukana na bano bakobwa be. Abangaba bari kuba babyumva, bagahita bumva ibyo ngibyo ni ibintu byoroshye cyane. Abakobwa be ubona ko badasobanukiwe impamvu uriya musaza ari kuba yavuga ibyo ngibyo, bagahita bakomeza kumubaza impamvu rwose yabikora, ko bariya abakunzi babo ari abantu beza. Wa musaza nawe ubona ko atari abizeye, akababwira ko nta kundi nyine ko baraza kuba babona impamvu ari kuba yabikora rwose. Nyuma agahita akomeza kubabwira ko batangira. Aba basore nabo rero bagahita bitegura, bagahita batangira kuba bakora izo pompaje ngo yari amaze kuba yababwira ko uraza kuba yakora nyinshi cyangwa se uraza gusigara ari kuba yazikora, ko ari we uraza kuba yatsinda. Uno musore rero wo hagati ubona ko atangiye kuba yananirwa, wa wundi wagiraga imbaraga nyinshi akitegereza undi mugenzi we hirya, akabona aho ari we wagira ngo akoze mu cyuma ntari kuba yananirwa, arangije agahita atangira kuba yakoresha uburyo
rwose atuma atsindwa, wa musore agahita yikubita hasi. Uno musaza rero n'abakobwa be bari kuba babyitegereza bagahita babona rwose uriya musore ntabwo ari kuba yakora ibintu biciye mu kuri. Wa musore nawe ari kuba yabyitegereza agahita atangira gushaka uburyo yahaguruka, arangije agahita akomeza mu marushanwa ubona ko yari afite imbaraga nyinshi. Wa musore wundi nawe wo hagati agahita agerageza no kuba yatuma wa musore wundi wo hirya yikubita hasi cyangwa se atsindwa. Wa mukobwa akamubwira ko rwose ibi ngibi uriya musore ari gukora atari byo, arangije agahita agenda amubaza nimba ameze neza. Wa musaza na wa mukobwa bari kuba babyitegereza, wa musore akamubwira ko rwose nta kundi ko we imbaraga ze zirangiriye hano, arangije agahita ava mu marushanwa. Abangaba rero babiri akaba aribo basigaramo rwose bari kuba bahangana. Wa musore wundi ubona ko ibintu bitangiye kuba byagorana, ubona ko imbaraga zitangiye kuba zashira, agahita yikubita hasi. Wa musore we rero ubona ko akomeje kuba yakora, ubona ko nta n'ikibazo rwose yari afite ko wagira ngo nibwo agitangira, arangije agahita ahaguruka ubona ko mu bigaragara ariwe wari utsinze. Wa musaza nawe rero na wa musore wundi bari kuba babyitegereza, wa musaza akababwira ko rero umuntu utsinze hano abashije kuba yagaragara. Wa musore nawe rero agahita ahaguruka ubona ko amurakariye cyane ko yari azi ko rwose ahangaha muri iri rushanwa rya kabiri ari haraza kuba yamutsindira, none n'ubundi akaba amutsinze. Arangije agahita atangira kuba yamushotora, ubona ko yari agiye kuba yarwana nawe. Wa mukobwa wundi bakunanaga agahita azamubuza rwose amubwira ko yasigaho, arangije agahita amujyana hirya. Uno musore rero agasigara hano, ubona ko nta kibazo yari afite, ubona ko nubwo yari umukene cyangwa se yari umuntu umeze nk'umusabirizi ko yari afite imbaraga nyinshi. Wa mukobwa nawe rero akaza ari kumwe na wa musore we wundi, akaza amubwira ko ibintu yari gukora atari byo, ko yakoze ibishoboka kugira ngo atsinde, ariko ko byanagiye n'ubundi uriya musore amutsinze. Ubwo uyu nguyu we wundi agakomeza kumubwira ko nawe ari wowe watumye atsindwa. Wa musore ati ceceka rero weho, ibyo bintu uri kuvuga ntabwo ari byo, cyane cyane ko yewe no gukora biriya n'ubundi ntabwo wari kuba wamutsinda. Ubona ko batangiye kuba batungana, wa musore we ariko yabyitegereza ubona ko yicecekeye. Wa musaza rero agakomeza kumubwira ko aka kanya bagiye kuba bakora ibintu bumvikanye, ko bano basore niba batsinzwe bagomba guhita bagenda, ntibazagaruke hano cyangwa se ntibazakomeze kuba bareba bano bakobwa babo. Wa mukobwa rero ubona ko akomeje kuba yamwinginga amubwira ko akundana n'uyu musore wundi, ko nta kuntu yakora ibintu nk'ibi ngibi. Wa musore nawe rero agakomeza kumubwira ko bakundana, ko nta kuntu yabatandukanya. Wa musaza ubona ko nta mikino yari afite, agakomeza kumubwira ko bitewe n'uko yabonye ko nta mbaraga nyinshi afite ko nta kuntu yagumana uno mukobwa we. Wa musore rero agikomeje kumubwira ko akunda uno mukobwa we. Wa musaza ati none se ushatse kuvugisha ukuri koko ko uno mukobwa umukunda ari nayo mpamvu ushaka ko wamugumana? Wa musore rero akamubwira ko rwose ari byo, agahita akomeza kumubaza ikindi kintu yaba ari gukeka. Wa musaza agahita yihindukira akabaza wa musore wundi ikibazo kimeze kimwe. Wa musore nawe rero akamubwira ko rwose akunda uno mukobwa we, ko nta yindi mpamvu yaba ituma rwose ashaka kuba yagumana nawe. Wa mukobwa ariko byumva agahita abyishimira rwose, ariko wa musaza ubona ko atabyitayeho, agakomeza kubabwira ko nyine ko nta kundi, ko rwose batsinzwe, ubwo rero ko bagomba kuba bagenda, ko nta kundi byagenda. Wa musore rero agikomeje kuba yamwinginga amubwira ko nta kundi yabakorera ibintu nk'ibi ngibi. Wa musaza ubona ko yamaze kuba yafata umwanzuro, akabwira ko bagenda ahubwo kano kanya bakumuvira hano mu nzu ye. Wa basore rero bakabona nta kundi bagahita bapfa kugenda, ubona ko batashakaga kuba bagenda, bakagenda rero wa musore ubona ko rwose ari we utumye batsindwa, bagahita bagenda bakamugonga, ubona ko bamubwiraga mu marenga ko ibintu bakoreye atari ibintu byiza. Wa musaza nawe rero ari hano hamwe n'abakobwa be, bagahita bakomeza kumubaza igihe azahagarika kuba yabinjira mu buzima. Umwe rero agahita agenda ubona ko yivumbuye, n'undi nawe wa kabiri wari usigaye agahita agenda rwose ubona ko yari amaze kuba yakwivumbura ko uno musaza. Umusaza rero agahita asigara hano ari kumwe na wa musore, ubona ko ahari bari bumvikanye kandi bari baziranye, agakomeza kumubwira ko rero yamukurikira akajya kuba yamwereka cyangwa se yamuhereza ibintu bumvikanye. Barangije bagahita bagenda, uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, bagahita batwereka umusore rero ategerereje hano. Wa musaza akaza rero azanye briefcase ubona ko irimo amafaranga, kombe wa mukobwa nawe nibwo yari akiza, sinzi ikintu yari aje kureba hano mu cyumba, hagati yumva wa musore na wa musaza bari kuganira. Umusaza rero ari kumubwira ko aya ngaya ari amafaranga ye yari yamwemereye, ko yakoze akazi keza cyane, ko yabashije kuba yabatsinda, noneho akamufasha kugira ngo bariya basore rwose babashe kuba bareka abakobwa be. Uno mukobwa rero ari kubyumva agahita atungurwa cyane mu kumva uno musaza ari we wazanye uriya musore kugira ngo abashe kuba yabatandukanya n'abakunzi babo. Arangije agahita aza, ubona ko yari amurakariye cyane rwose, agahita amuhamagara. Wa musaza agahita yikanga cyane, agahita amubuza ahantu yari ari. Wa mukobwa nawe akamubwira ubona ko amurakariye cyane, ko nta kuntu yabakorera ibintu nk'ibi ngibi, ko bakundanaga cyane. Wa musore ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ko yumvishe ibintu rwose baba bari kuvugana byose. Umusore ari kubyumva agahita yihindukira akamureba, amubaza ukuntu nawe yakwemera ibintu rwose umusaza yamubwiye. Umusore agahita amubwira ko ashobora kuba yamusobanurira
akamusobanura ibintu byose ko atari ko bimeze, wa mukobwa akamubwira ko nta kintu agomba kuba yakumva cyangwa se nta busobanuro agomba kuba yakumva bumuvuyeho, ko rwose nawe ameze nk'uyu musaza ese ko ari umuntu mubi, arangije agahita agenda ubona ko abarakariye cyane. Wa musaza nawe rero agahita akomeza kuba yamukurikira amubwira ko yahagarara akamusobanura ukuntu ibintu byose bimeze. Wa musore agahita asigara hano, wa musaza akamubwira ko yakwihangana akajya kuba yareba abakobwa be cyangwa se umukobwa ngo amusobanurire ibintu byose ukuntu yimeze. Kombi wa mukobwa rero yaje hano ubona ko yarababaye cyane bitewe n'ibintu wa musaza yamukoreye cyangwa se yabakoreye. Mugenzi we rero akaza ubona ko bavukanaga agahita amubaza ikibazo afite, akamubaza impamvu rwose ari kuba yarira. Umukobwa nawe ubona ko ababaye cyane agahita akomeza kumubwira ko nimba ari ukubera isi yabatandukanyije n'umukunzi we ko rwose bazagenda bahura mu ibanga, ko nawe ari bwe buryo azajya akoresha rwose ku mukunzi we bagahura isi atabizi. Wa mukobwa akamubwira ko ibyo ngibyo rwose atari yo mpamvu ari kuba yarira. Noneho wa mukobwa agahita atungurwa cyane mu kumva ari ikindi kintu kiri kuba cyamuriza, arangije agahita amubaza icyo ari cyo. Wa mukobwa nawe rero agahita ahaguruka agahita atangira kumubwira ibintu byose ukuntu bimeze, akamubaza nimba yibuka wa musore rwose wahanganye n'abakunzi be kare. Wa mukobwa akamubwira ko abyibuka. Uyu nguyu rero agahita amubwira ko isi ari we wari wamuzanye kugira ngo abashe kuba yahangana nabo. Wa mukobwa ariko byumva agahita akomeza kumusobanurira ukuntu isi atashakaga bariya abakunzi babo, ko rwose ariyo mpamvu yakoresheje buriya buryo kugira ngo abashe kuba yabatandukanya. Ubona ko rwose bose batangiye kuba bamwanga cyane. Isi muri ako kanya agahita ahagera babwira ko bamubabarira cyane, ko yabasobanurira ibintu byose ukuntu bimeze. Abakobwa muri ako kanya ubona ko batangiye kumwanga, bakamubwira ko rwose bidashoboka, ko badashaka ko yakomeza kuba yababeshya ukundi. Isi muri ako kanya akabwira ko bamwumva, ko ibintu byose yakoze yabikoze kubera bo. Abakobwa rero ubona ko batari kubyumva bagakomeza kumubaza ukuntu rwose bamwizera cyane cyane ku bintu yabakoreye. Isi muri ako kanya rero akimara kumva bavuze gutyo nta kindi yakoze, yahise afata telefone ahita atangira kuba yabereka rwose video yafashe wa basore mu ibanga bari kuvugana ukuntu rwose badakunda bano bakobwa, gahobwa ikintu babakurikiye hari imitungo cyangwa se amafaranga ise yifitiye. Muri ako kanya rero abakobwa ubona ko bari kubyumva bagahita bakomeza kumubwira ko ibi ngibi bidashoboka, bagakomeza kubwira se ko bababaye cyane bitewe n'ibintu bamaze kuba babona muri ako kanya. Ese rero ubona ko batangiye kuba bamwizera, agahita afata telefone akayibika. Nabo barangije bagahita bakomeza kumubaza impamvu rwose atabibabwiye hakiri kare. Ese muri ako kanya agakomeza kubabwira ko yakoresheje buriya buryo kugira ngo abashe kuba yabirukana rwose mu ibanga. Aba ngaba abakobwa be batababaye nabo bari kubyumva bagahita bumva hari bakoze amakosa, bagahita batangira ko bamusaba imbabazi, bamubwira ko batari bazi ko rwose bari abasore bakundana ariko bimeze. Umusaza muri ako kanya ari kubyumva, wa mukobwa wundi nawe akamubwira ko noneho aka kanya aribwo atangiye kuba yasobanukirwa impamvu wa mukunzi we yashakaga ko ubukwe babwihutisha. Nawe agahita asaba umusaza imbabazi bitewe n'uko yari yatangiye kuba yamwanga cyangwa se kuba yamubwira amagambo mabi. Umusaza ubona ko nyine yari abakobwa be ko nta kundi kuntu yari kubigenza, agahita akomeza kubabwira ko abababariye ko ibi bintu byose akora cyangwa se ibyo azagenda akora ko ari ukuba yabarinda. Agakomeza kubabwira ko rero uko baba bangana kose kazakomeza kuba yabitaho nk'abana be. Abakobwa rero ubona ko bari kubyumva bagahita bumva koko isi yarabakundaga cyane. Umwe agahita amubaza wa musore aka kanya ahantu ari rwose. Ese muri ako kanya agahita amubwira ko byanga bikunda akeka ko aka kanya ashobora kuba yagiye. Umukobwa rero ubona ko yigiraga umutima mwiza agahita agenda ngo agiye kuba yamusaba imbabazi, ababwira ko bamutegereza hano karabagarutse mu kanya gatoya. Arangije agahita agenda. Kumbe rero umusore nawe nibwo yari agisohoka mu gipangu agiye kuba yakwigendera, ubona ko yari yijyaniye n'amafaranga. Wa mukobwa nawe akaza rwose amuhamagara. Wa musore ahindukiye agatubona wa mukobwa amubwiraga nabi, amubwira ko ari umuntu mubi, ko nawe rwose ameze nka se. Wa mukobwa akaza amusaba imbabazi ku magambo yamubwiye. Umusore ari kubyumva ubona ko rwose mubabaje cyane. Wa mukobwa agahita akomeza kumusaba imbabazi, ubona ko rwose zimuvuye ku mutima, amubwira ko natamubabarira kazababara ubuzima bwe bwose asigaje hano ku isi. Wa musore muri ako kanya ari kubyumva agakomeza akamubwira ko nimba amusabye imbabazi azivanye ku mutima, ko nawe rwose azimuhaye. Wa mukobwa agahita abyishimira agahita agenda rwose akamuhobera ariko yamushimira mu kuba azimuhaye. Arangije agahita amusaba imbabazi mu kuba rwose amwitwayeho gutyo. Wa musore ari kubyumva agahita akomeza kumubaza ikibazo cy'amatsiko cy'ukuntu rwose akomeje kuba yamusaba imbabazi cyane cyangwa se yashakaga kuba yamusaba imbabazi cyane. Wa mukobwa ari kubyumva agahita akomeza kumubwira ko nyine impamvu yabikoze ko yifuzaga ko yamutumira bakajya kuba basangira agakofi, ubona ko yari yabonye ko ari umuntu mwiza. Wa musore nawe rero akamubwira ko rwose nta kibazo ko yagenda noneho akaba yamukurikira. Barangije bagahita bagenda, ubona ko ngo bari bagiye kuba basangira agakofi ndetse banamenyane cyane. Mu buzima bwacu bwa buri munsi rero uzirinde kuba bacirira umuntu urubanza hakiri kare cyane utaramenya amakuru yose, kubera ko ushobora kuba wakwicuza bitewe n'amagambo mabi wamubwiye kandi arengana.
kubona agafilime kacu rero k'uyu munsi nuko kagenze. Nimba wagakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza utwandikira muri comment. Ikindi ntiwibagirwe like na subscribe nimba rugamije kuri iyi channel. Ikindi ntiwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.